Abakobwa bamaze kwisobanukirwa, bamaze kumenya ko gukunda umuntu cyangwa se kwiyumvamo umuntu bidasaba kuba atunze byinshi cyangwa se kuba afite ibyamerenge nk'uko abasore benshi tubitekereza. Wakibaza uti se ibyo birashoboka? Birashoboka cyane rwose. Kwigarura umutima w'umukobwa ni ibintu bisaba igihe kirekire. Si ibyo gusa kandi bishobora no kuba byagufata imyaka, ariko bikarangira umukobwa atangiye kumva ko utabaye uwe nta buzima yaba agifite. Wakibaza uti se ibyo birashoboka? Birashoboka cyane rwose. Fata agatebe wicare ubundi tuganire ku byo uzakora ndetse kandi no ku byo uzirinda ukaba watsindira umutima we utavuze. Ngiye kukubwira ibintu bigera kuri 7 cyangwa se uburyo bugera kuri 7 wakifashisha umukobwa akaba yakwibwirira ko agukunda. Yego ndabyemera cyane rwose, ibyo nawe utekereje birashoboka cyane yuko nyine wenda umukobwa atakubwira ko agukunda bitewe n'indangagaciro ze, ariko byanga byakunda. Ubu buryo ngiye kukubwira nubukoresha, uwo mukobwa azicara nyine azajya atekereza kenshi yuko byanga byakunda waba umukunda. Rero uko mugenda muganira kenshi, uko ubwo buryo ugenda ubukoresha kenshi, hariho igihe birangira wa mukobwa atangiye kugenda gukunda mu buryo atari yarigeze atekereza, ahubwo agatangira kwicara ategereje ko nyine akicara avuga ngo uyu musore arankunda ndabizi, negereje ko azabimbwira. Bisobanuye ngo igihe cyose wabimubwiye cyangwa se wamupropoje yaragabwa bitegereje, biroroha cyane nyine ntabwo bimufata igihe kirekire ndetse kandi afata umwanzuro adahumutse. Mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina rero, reka mbanze ngusabe akantu gato cyane ndetse kandi karoroshye. Kanda like kuri no video niba uri umushyitsi, kandi ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi. Uburyo bwa mbere uzakoresha cyangwa se wakifashisha kugira ngo umukobwa atangire kugenda agukunda gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye. Reka tuvuge yuko wenda hari umukobwa usanzwe uzi cyangwa se nyine usanzwe umubona kenshi, ariko urifuza ko atangira kugenda agukunda gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye. Ni cyo ngo ahangaye ikintu uzakora, tangira umubano wanyu ku nshingano zo kuba inshuti. Rero nyine niba uzi neza ko uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu ukaba ukeneye urukundo rwanyarwo kandi urukundo ruzaramba, urukundo rw'igihe kirekire, irinde cyane kuba wakundana n'umuntu mutarabanje kuba inshuti. Kubera ko buriya ahanga ndaguha urugero, igihe cyose ukundanye n'umuntu mwarabanje kuba inshuti bisanzwe, uriya muntu uba umuzi neza. Ikindi cya kabiri, uba waramwemereye urukundo udahubutse cyangwa se nyine warabanje kubitekerezaho, ari ibintu wafatiye umwanya. Uwo muntu muba muziranye just nyine iyo mubanye ubusanga nyine munahuza cyane, kubera yuko muba mumeze nkaho mwabanje kwiganaho mbere. Dore ibintu rero uba ugomba kwitondera cyane niba uzi neza yuko nyine wenda uwo mukobwa yakwemereye yuko muba inshuti bisanzwe. Ubundi abahanga bavuga yuko buriya ngo umukobwa wese wakwemereye yuko muba inshuti bisanzwe aba ashobora no kugukunda. Ese nawe kano kantu urakemera? Umukobwa wakwemereye yuko muba inshuti bisanzwe buriya ngo aba ashobora kugukunda iyo witwaye neza cyangwa se nyine umuporopoje aba yakwemerera. Rero dore ikintu ugomba kwirinda cyane igihe noneho wa mukobwa yamaze kukwemerera yuko nyine muba inshuti bisanzwe, irinde cyane gutangira ugira ibyo umusaba. Ahangaha rero wenda urugero naguha, irinde cyane wenda nko kuba wamusaba ko mwatemberana cyangwa se ngo mugire ahantu mujyana. Wibuke neza yuko uyu mukobwa ntabwo mukundana, ahubwo we icyo utagatinze cyangwa se icyo ushaka ni ukugira ngo atangire kugenda agukunda gahoro gahoro, none wowe uzajye kubimubwira usa nk'uworosoye uwabyukaga. Rero niba uzi neza ko ufite ino target, irinde gutangira kugira ikintu umusaba cyangwa se serivisi umusaba aribwo mugitangira kuba inshuti. Ikindi cya kabiri, mugire inshuti yawe ya nyayo, umwereke yuko ari we muntu wizera. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza. Ugende umwegereza gahoro gahoro, ariko mu buryo butamubangamira cyangwa se nyine ngo usange uri kumufosinga ko muba inshuti. Ahangaha nyine ni wibeshya gato ugashaka kurambirwa, ngiye ngo bishobora gufata igihe kirekire pe. Ibyo bintu ngiye kukubwira byose kugira ngo ubikore, urumva ni ibintu 7 ushobora kuwakoresha, ariko bashobora kugufata igihe kirekire, ariko wa mukobwa bikarangira atangiye kugenda akwiyumvamo kugeza nawe nyine ashobora kuba yakwibwira yuko agukunda. Uburyo bwa kabiri wakoresha cyangwa se nyine wakifashisha kugira ngo umukobwa atangire kugenda agukunda gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye, ngiye ngo nukugira deadline cyangwa se umurongo ngenderwaho. Ahangaha ni sinzi niba uriho urabyumva neza. Ngiye ngo igihe cyose watangiye wenda umukobwa yatangiye kukugira inshuti, irinde cyane guhora uhari cyangwa se guhora uri impande, nyine irinde guhora umuhamagara buri kanya, irinde kumwereka yuko nyine wenda uhari cyane, irinde gira ibanga. Ngiye ngo gira ibanga nyine nuhita umubwira ibintu byose ako kanya, bituma nyine uyu mukobwa atangiye kugenda agira amatsiko yo gusobanukirwa, ese ubundi uyu musore yaba nkunda cyangwa ntabwo nkunda. Nyine uko agenda byibaza kenshi, ubu ni uburyo bwiza ushobora kuba wakoresha rwose kugira ngo umukobwa atangire kugenda agukunda gahoro gahoro, nyamara mu buryo nawe atazi cyangwa se mu buryo nawe atari gusobanukirwa. Ngiye ngo rero akandi kantu uzakoresha no nk'urugero naguha, ntukamusubize message ako kanya buri gihe.
ntuzigire na rimwe usubiza umukobwa ushaka yuko agukunda ariko utarabimubwira ako kanya igihe agize ibiki yagiye ayikwandikiye. Niba kwandikiye message mwihorere uzamusubize nk'ejo cyangwa se umusubize nimugoroba. Ibi ngibi ni uburyo bwiza bushobora kuba bwagufasha nyine kugira ngo wa mukobwa atangire kugenda abona yuko uri umuntu w'agaciro. Ngiye ngo iyo akwandikiye ashaka ko muganira ntabwo uhari atatangira kubona yuko nyine ari kubangamirwa. Ngiye ngo we igihe watangiye kugenda umuhereza umwanya azabihereza agaciro. Akandi kantu uzakoresha ahangaha hariho igihe ugomba kumuburaho gato kugira ngo agukumbure. Aka kantu uri kukumva cyangwa ntabwo uri kukumva, gerageza wiburishe kugira ngo umukobwa agire ibiki agenda gukumbura. Ariko ahangaha cyitonderwa, niba uzi neza ko ufite umuntu mukundana bya nyabyo, nushaka kwiburisha gatoya ukabikora. Ubu buryo ndabiza abantu benshi bakunda kwibwira ngo guhora uhamagara umuntu ngo mukundana ngo ntabwo ari byiza. My dear, umuntu ugukunda niyo wamuhamagara 100 ku munsi ntashobora kukwanga cyangwa ntashobora kuguhararukwa. Aka kantu urakumva neza, hereza keya umukunzi wawe. Niba koko agukunda azahaguma, niba atagukunda nta kibazo agenda. Uburyo bwa gatatu rero bwiza cyane wakoresha cyangwa se nyine wakifashisha kugira ngo umukobwa atangire kugenda agukunda gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye nyamara utarabimubwira, ni ukumwitaho mu buryo butunguranye. Anga ndaguha urugero, gerageza nyine ujye umuhereza utumisaje dutunguranye, wenda nka morning, umeze ute, wiruhute. Ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kuba byatuma umukobwa atangira kugenda nyine atangira gutekereza ati uyu musore arankunda cyangwa ntabwo ankunda. Ibi ngibi uko bitekereza kenshi buriya abari kugenda kwiyumvamo mu buryo atazi. Akandi kantu keza cyane ushobora kuba wakoresha, nyamuneka niba uzi neza yuko uyu mukobwa ushobora kuba wenda umwiyumvamo cyane, gerageza ujye wumva indirimbo zijyanye n'amarangamutima wowe uko ubitekereza, nurangiza uzimuture. Nk'urugero ushobora kumutura iriya ndirimbo bita Sekoma, sinzi niba uyizi. Sekoma iriya ya Chris Easy, gira ngo nyine iriya ndirimbo nuyumva neza cyangwa se nyine nutega amatwi amagambo ayirimo ni amagambo agaragariza umukobwa yuko nyine umukunda ariko utigeze ubivuga. Sinzi niba kano kantu uriho urakumva neza. Iriya ndirimbo bita Sekoma iravuga ngo Sekoma Sekoma nyereka uko mbikora, show me those your baby nuzicuza. Urumva harimo amagambo asa nkagaragaza yuko nyine uwo mukobwa wowe uramukunda nubwo utarabimubwira. Ariko ahangaha iyo umaze kumutura iyo ndirimbo, kirazira kikazwa gutangira kumubwira amagambo nyine yamugaragariza yuko umukunda. Oya, we mutura iyo ndirimbo ugende wicecekere witurize, ubundi ajye yumva kenshi, yumva ayo magambo akomeza bitekerezaho. Ibi ngibi nyine ni uburyo bwiza cyane wakoresha kumwohereza indirimbo ijyanye nuko wiyumva igihe utekereza kuri we. Wenda ibintu byose umutekerezaho nyine, wenda urukundo umwifuzaho uburyo rwaba rumeze. Iyo wumvishe iyo ndirimbo, gerageza uhite ugira ibiki uyimutura cyangwa se uyimwoherereze. Niba afite nka WhatsApp wayimwohereza akaba yumva ukamubwira ati ino ndirimbo ndayikunda cyane ndayigutuye. Bituma nyine atangira kugenda kwiyumvamo gahoro gahoro, ndetse kandi nyine agashaka kumenya gusobanukirwa ese ni buri munsi ni kiye kintu abashaka kumbwira ko akomeza kugenda anyohereza zino ndirimbo, ni kiye kintu abashaka kunyumvisha. Nyine akaguma mu gihirahiro. Hariho igihe rero uko bigenda bizamuka birangira umukobwa atangiye kugenda agukunda kuruta uko wabitekereza. Uburyo bwa kane rero wakifashisha kugira ngo umukobwa atangire kugenda agukunda cyangwa se kugira ngo atangire kugenda akwimvamo gahoro gahoro, birangira ashobora kuba yanafata decision yuko nyine mwakundana cyangwa se atangire kwifuza yuko nyine wamubwira yuko umukunda. Ni uburyo bwo kugira ibiki bwo kumutera icyizere. Anga ngo jya umutera icyizere, umwereke ko ari special. Umukobwa mufate nyine, ni ikivuga ngo abasore benshi hari akandi kantu batazi, ugasanga wenda uri kwifuza yuko wenda uwo mukobwa mwazakundana, aho ugasanga mu biganiro muganiriye utangiye kumubwira yuko ukunda abakobwa babyibushye kandi urabizi neza yuko uwo mukobwa atabyibushye uri kubibwira, kandi ngo sore ngo uri guteganya kuzamupropoza. Aya ngaya ni amakosa. We jya umutera icyizere, umwereke ko ari special, umwereke ko arenze. Niyo ngo niba anahorose mubwire ati ngiye nukuri suku kubeshya, nkunda abakobwa bameze nkawe, nago nkunda abakobwa babyibushye. Niyo waba nyine wenda niyo waba udakunda abakobwa bahorose, ariko uwo nguwo niwe ushaka, kubera icyo ushaka kujya gutereta, cyo ngo umwereke ko ari special, umwereke ko arenze. Buri mukobwa wese akunda umuntu umubwira ko nyine arenze, cyangwa se akunda umuntu umubwira
yuko nyine uko yaba ameze kose yamukundiye uko ameze. Rero buriya nyine buri mukobwa wese akunda kumva ko afite agaciro kadasanzwe, byanga byakunda igihe cyose umukobwa wamukundiye uko ari, ndetse kandi nyine ugatangira kugenda ubimubwira gake gake, nyamara utaramubwira ko umukunda nyine atangira kugenda yigira icyizere, kubera ko abakobwa benshi muri iki gihe bafite ikibazo kitanumvikana rwose, ngo umukobwa ngo ntafite nyashi ngo ibiki n'ibiki. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byubaka urugo my dear. Niba uzi neza ko ujya ugira iyo mitekerereze uracyari down, uracyari hasi. Byo ngo igihe cyose ugiye gukunda umukobwa mwereke ko ari special, wamukundiye uko ameze, taka uburyo ameze nyine. Vuga ati ngiye nkunda abakobwa wenda nibo wenda urugero ahangaha umukobwa ntabwo ni igikara, vuga ati ngiye nukuri si ukubeshya nkunda abakobwa birabura cyangwa se nkunda abakobwa basa nkawe. Akangaka aho sorry ako kantu uri gukoresha ni akantu keza cyane gashobora gutuma nyine wa mukobwa atangiye kugenda gukunda, avuga ati byanga byakunda uyu musore tubanye nyine nta kindi kintu yankundiye, ntabwo ameze nk'aba bandi, sibyo? Buriya abantu benshi bagendera mu kigare, bagenda muri peer pressure, ukumva nyine ngo kanaka ngo kunda umukobwa ubyibushye, ngo nanjye ngo sorry ngo nanjye ngo ngomba gukunda umukobwa ubyibushye. Yego umubonye ni sawa, ariko nanone niba uzi neza ko nyine hari umukobwa ubona yuko nyine afite imico ukunda kandi urashaka ko agukunda, hariho igihe nyine wenda ushobora kuba ubyifuza ariko atanagukunda, ariko buno buryo wakoresha nyamuneka. Hariho igihe nyine umukobwa birangira yatangiye kugukunda nyamara atarerigeza atekereza na gatoya yuko nyine muzakunda. Rero rwose buriya nyine hariho ibintu byinshi cyane cyangwa se nyine ibintu birenga ibihumbi n'ibihumbagiza umuhungu yagenda akoresha nyine kugira ngo umukobwa atangire kugenda amwifuza gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye. Ahangaha wenda urugero naguha harimo nk'imico, imyitwarire cyangwa se nyine uburyo uwo mukobwa umufata. Ari nabyo ndi kukubwira aka kanya, uburyo uzafatamo umukobwa biri mu bintu bishobora kuba byatuma nyine atangira kumva yuko mutabanye cyangwa se atakugize nyine ashobora kuba yabaho atishimye. Ubu buryo bwose nyine uzagenda ubwifashisha buzagufasha. Uburyo bwa gatanu rero wakifashisha kugira ngo umukobwa atangire kugenda akwiyumvamo gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye, ni ukumwubaha no kumwumva. Buri mukobwa wese cyangwa se abakobwa bose aho bava bakagera bakunda umuntu bumva ndetse kandi uha agaciro ibyo bavuga. Sinzi niba kino kintu uri kucyumva neza. Niba uzi neza yuko nyine hari umukobwa ushaka yuko atangira kugenda gukunda gahoro gahoro kandi utari wabimubwira, gerageza umwubahe kandi umwumvi. Ahangaha nyine ni ugutega amatwi ibyo akubwira ndetse kandi ukabyemera, nyine ukemera igitekerezo cye cyangwa se ukizera igitekerezo cye. Ari nicyo kintu muri no minsi kiri gusenya ingo zino minsi. Umugabo ashaka kuba umugabo, ashaka gutanga ibitekerezo by'abagabo ariko niyumva igitekerezo cy'umugore we. Ayo ngayo ni amakosa akomeye cyane. Sumva mwatera imbere gute? None ubwo bivuze yuko umugore nta gitekerezo yazana cyagirira iterambere urugo? Aya ngaya ni amakosa akomeye cyane. Niba uzi neza ko ugifite iyo myumvire uzagira urugo nyine wenda muzatera imbere simbizi, ariko ntabwo muzagira iterambere nk'iryo mwakagombye kugira mufatanya cyangwa se mushyira. Uburyo bwa gatandatu rero bwiza cyane wakwifasha kugira ngo nyine umukobwa atangiye kugenda agukunda gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye, nyamara nta mafaranga cyangwa se nta kintu gitoya wigeze umutakazaho mu buryo bwa mikoro cyangwa se nyine mu buryo bw'ubushobozi, ni ukumwereka ko umwitayeho. Ahangaha nyine mwohereze utumisaje nk'uko nabikubwiye haruguru, ugenda umwohereza utumisaje, umeze ute, wiriwe ute. Ibi ngibi ni ibintu byiza cyane bishobora kuba byagira ibiki byakomeza kugenda bimwereka yuko nyine uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe. Ikindi cya kabiri, muhereze ubufasha mu gihe abukeneye. Birashoboka yuko wenda nyine hariho igihe ushobora gusanga ari nk'umukobwa muturanye, genda umubaza wenda nk'ibibazo wakunda kugira. Nyine ibi ngibi biri mu bintu ushobora kuba byakwereka ikintu ushobora kuba wagira ibiki, ikintu ushobora kuba wamufasha. Ariko nanone ahangaha hakazamo attention. Ugomba gufasha umuntu igihe akeneye ubufasha, apana guhereza umuntu ubufasha adakeneye. Ahangaha byagaragaza yuko nyine ubusa nkaho hariho igihe atatangira kubona yuko wamukunze. Rero muhereze ubufasha kubera yuko abukeneye. Uburyo bwa karindwi rero ari nabwo bwa nyuma uzifashisha cyane nyine kugira ngo umukobwa atangire kugenda agukunda gahoro gahoro uko bwije nuko bukeye, uzageze igihe cyo kubimubwira we yaramaze kugukunda mbere, ni ugutanga igihe cyawe. Ahangaha sinzi niba uriho urabyumva neza cyangwa se uriho urabisobanukirwa, ni ugutanga igihe cyawe nyine, ni ukumwitangira. Buriya rero hari akantu abasore benshi batazi cyangwa se batajya babasha gusobanukirwa. Buriya buri mukobwa wese akunda umuntu umuha umwanya utamuhungiraho. Hari ukuntu uhamagara umuntu kubera yuko nyine ngo amayinite wagiye kurangira cyangwa se kubera ko mwakukanye nta kintu uri gukora ugashaka kumuruhukiraho. Aya ngaya ni amakosa cyane igihe ufite umukobwa ushaka yuko nyine yatangira kugenda agukunda.
ntabwo umuruhukira, wowe ubikora kubera yuko nyine wumva ako kanya ufite izo nshingano zo kugira ibiki, zo kugira ngo umwiteho. Rero iyo ushatse kumuruhukiraho n'andi uzasanga umuhamagaye ukabura ibyo umubwira cyangwa se ugatangira kuvuga ibintu by'ubusa bidafite umurongo. Igihe cyose uhamagaye umuntu ufite gahunda, uba ufite ikintu ugiye kumubwira ndetse kandi ubona n'uburyo utangiramo ikiganiro mu buryo bukoroheye. Rero gerageza umwiteho mu buryo buri consistency cyangwa se nyine mu buryo buhoraho. Numwitaho azagenda rwose nta kabuza atangira kugenda yumva yuko nyine uri umuntu w'agaciro cyane, akubuze yabaho. Akadeseri rero ni akantu kanyuma naguteguriye uzakora cyane k'ingenzi kuruta ibindi bintu byose navuze haruguru. Ugomba gukora nyine kugira ngo umukobwa atangire kugenda agukunda ndetse kandi abe proud yawe. Kwiyitaho. Buri mukobwa wese akururwa n'umuhungu wiyitaho, yaba mu isuku, mu myambarire no mu buryo avuga. Ese wari uzi ko kwiyitaho mu ijwi nabyo buri ari ibintu by'ingenzi cyane? Ukuntu uvugisha umukobwa, vugisha umukobwa uri serious, apana kuvuga ibyo wishakiye byose cyangwa se usanga nyine utangiye no kugenda ubari inkuru kandi uri umuntu w'umugabo. Nyamuneka nta musore n'umwe ukwiye kurangwa n'amagambo cyangwa se n'utugambo twinshi, kereka wenda nk'igihe wenda uri kuganira n'umukobwa muri kumwe, ahangaha nyine wamuganiriza cyane, ariko irinde cyane kuganiriza umukobwa ibintu bidafite umurongo cyangwa se nyine ibintu bidafite gahunda. Njye ubategura ndetse kandi njye ubagezaho bino biganiro nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nitwa Iva Sadi Savi.